mwamaramaje. Hari abandi bantu bagenzi bacu bagiye baramaramaza muri Bibiliya. Reka turebe mu Itangiriro igice cya 22 twumve kumaramaza kumusekuruza wacu witwa Aburahamu. Igice cya 12 ariko muribuka ko turi kugana amagambo atubwiye ngo kumaramaza. Imana igaragaza Aburahamu imutegeka kuitambira Isaka, umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Imana igaragaza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Kabiri, iramubwira iti jana umwana wawe, umwana ukunda w'ikinege ukunda Isaka, uje mu gihugu cy'Imoreya, umutambire wo ku musozi ndi bukubwire abigitambo coswa. Bibiliya itweretse ukundu Imana yabwiye Aburahamu ati ndabizi uwo mwana wamubonye akuruhije ariko uramumba rwose. Iyo bavuga gutamba rero igitambo bagishira ku gitambiro bakacica, mbese mu yandi magambo basabaga Aburahamu kugira ngo umwana we yabonye bimugoye amwice. Umurongo wa gatatu, Aburahamu azinduka kare ashira amatandiko ku ndogobe ye, ajana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasinguza kosa igitambo, arahaguruka aje ahandi Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane hano indogobe, je n'uyu muhungu tuje hirya hariya gusenga tubagarukeho. Uriya murongo muwumve neza. Harya igihe Aburahamu yabwiraga abagaragu be ngagiye gusenga baragaruka, uretse kugenekereza no kubakomeza yarazi ko aramugarura. Oya, tuje twumva Bibiliya uko ivugika neza, ariko arababwira tumva uko byagenda kose tugiye gusenga, ariko mugiye kwirangana turabagarukaho. Umurongo wa gatandatu, Aburahamu yenda zangwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajana n'umuriro n'umusho, bombi barajana. Isaka ahamagara se, Aburahamu ati data, aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanje. Aramubaza ati dore umuriro n'ingwi ngibi, ariko umwana w'indama uriho igitambo cyoswa. Kuko Isaka yarasanzwe azi uko ibitambo bitangwa. Agiye kwitegereza abona ibikoresho byose birahari, ariko abona hari ikiri kubura. Nukuri mwana abaza se kiriya kibazo. Mwumve uko Aburahamu yashubije. Umurongo wa 8, Aburahamu aramusubiza ati mwana wanje, Imana iri bwibonere umwana w'indama w'igitambo cyo koswa. Ariko murukumvura gukomera cyane, ng'Imana iri bwibonere umwana w'indama w'igitambo cyo kugira ute. Harya mureke mbabwire, Aburahamu mu by'ukuri yarazi uko arahita abona iyo ndama, ariko kubwo kugira ngo umwana we adapfa asa n'uwapfuye kare, ahubwo ari ukugira ngo arebe ukuntu yakorosha umutima we, aramubwira ngo Imana iri bwibonere umwana w'indama w'igitambo cyo koswa. Bibiliya irakomeje, hari amagambo atubwiye ngo nuko bombi barajana. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro yararikaho zangwi, abo Isaka umuhungu we amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'ingwi. Aramutambye yego neza, aramufashe amurambitse hejuru y'igitambo cy'ingwi neza kugira ngo amutambe mu gitambo. Iyo dusomye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, igihe Isaka yaragiye kurambika kwa kiriya gitambo, kwa kiriya gicaniro, ise amaze kumumenyesha kari bumubohe, umwana aravuze atumva data, singanya nawe imbaraga, mboha amaguru umbohe n'amaboko, ariko ari njewe nawe tuzahurire mu bwami bwawe, mu bwami bw'Imana. Mbese mu yandi magambo Isaka wende yari umuntu wakiriye agakiza, yari umuntu wakiriye agakiza cyane. Hepfo aratubwiye ngo Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushongosogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ndukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ndugira icyo umutwara, kuko umenya yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege, izina ry'Imana rihimbazwe.
amagambo ari hepfo haratubwiye ngo Aburahamu yubura amaso arareba abona inyuma ye imfizi y'indama amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda yandama ayitambaye igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho handu Yehova yire nguko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa igiki. Yego rwose Imana ibagiriye neza. Murabona ko Aburahamu yatanze amasezerano, Imana rwose ko yatekerezaga iramukoresha, mbese ibyo yagendaga avuga byose ijuru ryabaga ryabirebye. Igitondo kimwe ari uri Isaka ari n'uri ya Aburahamu, igitondo kimwe mu bwami bwo mu ijuru tuzababona. Nukuri hari abantu bazi gufata umwanzuro mwiza. Batubwiye igitekerezo cy'umwana witwa Heti muri Amerika. Uwo mwana witwa Heti muri Amerika ngo hari amavuna ngaya, maze urusengero ngo bari bicaye buzuye cyane, abantu benshi bicaye no mu madirisha. Umva uwo mwana agakurikirana ayo mavuna. Nuko isaba tigeze umwana akajira abwira se na nyina ati none data nawe mama mwakwitabira buriya butumwa mukareba icyo bwabamarira. Bakamuca amazi, mu yandi magambo ndi bamwemerere. Umwana barembeje kuko yababwiraga nimugoroba, ise aravuga tumva uko byagenda kose ngoje imbere uje kunyereka aho hantu ayo materaniro ari. Baragenda bageze mu rusengero basanga urusengero rwuzuye no mu madirisha bandumva ndaho kwicara pe. Nuko wa mugabo kuko nubundi yari yaje adashaka, abonye abuzeho kwicara afata wa mwana we mu zosi asa n'umukurura amujana hanze. Aramubwira ati nugutaha aho ndarikiye ndarebye mbuze nawe kwicara je imbere. Nuko ngo baragenda bageze hirya y'urusengero ngo babahuye n'umukuru w'itorero wari wagiye kureba igitabo yari yasize mu rugo cy'ibyo yagombaga gutunganyirizamo gahunda z'umurimo w'Imana. Igihe bahuraga rero Heti ari kurira aramubwira ati none Heti uyu mwana none wa mugabo uyu mwana ari kurira iki? Umugabo atumva uyu mwana ni ingurubanwa ibyo ndi wabivamo, ahoraga arabogoza amarira ng'umwana ng'inyamaswa yitwa imbogo, mbese mu buzima bwe nuguhora ararira. Umwana aterekada arakubeshe ahubwo namurarikiye kuza mu materaniro tugezeyo abuzaho yicara ngice cyo ndi kuzirana injatu yako gahinda. Mureke mbabwire bene data n'abashiki bacu, wa mukuru w'itorero yafashe wa mugabo na wa mwana aragenda ageze mu rusengero abwira abizera babiri ati vaho nawe vaho, maze Heti aricara na saricara. Igihe cyo kwitangisha kigeze kuko bari kubaka urusengero, maze abantu bitanga amadolari birakomera cyane birakomera. Nuko ugiye barangije kwitanga rwose amafaranga gabaye furu, mu yandi magambo gabaye menshi. Nuko nibwo mwana Heti yagurukaga ati nanje ngiye kwitanga. Ubwo ngo abantu bose bari bitanze cyane, nuko Heti aravuga tumva uru rusengero mwaruteranyije muri benshi, ariko nanje ndi Heti uru rusengero nzarwuzuza nije nyine. Abantu ngo ngumva ngo karirarira kana kangana kuriya. Nuko mu yandi magambo rero Heti na se amateraniro garangiye barataha. Bagezeyo Heti ashonesha umufuka, amaze gushonesha umufuka aragenda anyura mu baturage akaja no aricara no mu mayira abiri ari gusaba amadolari. Heti akiri muri uwo murimo amaze iminsi 8 ari gukora ako kazi, abafashwe n'umusonga abarapfuye. Amaze gupfa igihe cyo gushingura kigeze, abantu bose baraza babazwa n'uwo mwana wakuwe mu mubiri. Abantu bose baraza rwose bamaze kuza, ise bavuze imibereho ya Heti n'umugambi yasinziranye. Babazanye kwa mufuka rero yasabiragamo amafaranga. Iyo turi gushingura rero no twibukaga neza, iyo turi kureba yo tubona ko natwe ari iwacu. Burya tubyumvaga neza turareba yo gutya. Nuko abari baraho rero nabo baritanga. Ati kubwo murimo w'uyu mwana ngizemo amadolari, undi ati ngizemo amadolari, undi ati ngizemo amadolari. Nuko icyo kinyamakuru cyasohotse bari kutubwira ko amafaranga gavuye mu iryo shingura gaturutse kuwa mwana Heti kujuje insengero 17. Harya yari yavuze ngazuzuza ingahe? Ako kanya rero ise na nyina babibonye terekada. Mu yandi magambo ndakunda umwana wacu akuzuza insengero yarasinziriye ngabari twa dutwarwa n'ibyisi.
nabo biyegurira Imana, ari se w'umwana, ari nyina wa Heti, biyegurira Imana ndetse na bene nyina. Ico kinyamakuru cyatubwira ko mu gitondo dutegereje abo babyeyi n'umwana wa Heti mu gitondo cy'umuzuko. Yagize umuhati, yaramaramaje, kandi ni ukuri mureke mbabwire, uretse na se na nyina natwe Heti tuzamubona. Imana itugiriye neza rero, dukomerere mu buntu bwayo, tuje twiringira imbaraga zayo. Niba tumaramaje tumaramaze pe, twinjire mu bintu tubigiyemo kugira ngo Imana yo mu ijuru nidufasha kwizera kwacu. Indirimbo zamurikiye imitima yacu, amagambo twumvise mu byanditswe byera. Umuntu umwe yaravuze ngo igikenya ndicumva ihoni, umuntu uzapfa bizamureba, ariko korari ndakwitagize, Bibiliya ndakwitagize. Umva mu yandi magambo pe, umuntu umwe ngo yigeze avuga ngo umwana usekuriwe na se agashungurirwa na nyina akarenga kanyingumbi ngo uwo mwana batari muzima. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ko nda muntu uzagira urwitwazo mu kwihana. Imana idufashe twende tubikuye ku mutima, kandi uko turahanga twese abamarayika basuko mu mitima yacu, umwuka uragere kuri twe, maze ubwo imbanda zavuga twese tuzahure mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amen.